Amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga inshuro nyinshi nibyo mbifuriza, kandi nezezwa cyane nuko mukunda ijambo ry'Imana kandi mukaba muri abakunzi b'umusaraba. Nshuti muvandimwe aho uherereye, ngize nti ntukabure umugisha w'Imana, kandi ndongeye nti ibyiza byose bituruka ku Uwiteka bibe kuri wowe n'abawe n'inshuti zawe, by'umwihariko umuryango ukomokamo. Imana iha umugisha inshuti yawe, Imana iguha umugisha umutware wawe, Imana imuha umugisha umufasha wawe, Imana imuha umugisha abana banyu, Imana ibaha umugisha, igihugu cyacu gihabwa umugisha n'Imana, abaturanyi bacu bahabwa umugisha n'Imana, abanyarwandakazi aho baherereye hose ku isi, mbifurije umugisha uturuka ku mwami Yesu. Hanyuma munyemerere dusenge. Nta kindi kintu icaje imbere ya kamera ni ukugira ngo twiganire ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi hariho ibintu byinshi bitandukanye, ariko nasanze nta kindi cyadukomeza muri iki gihe kigoye, igihe giteye ubwoba, igihe Pawulo yavuze ko ari igihe kigoramye ndetse cy'ubugoryi. Nibyo tugiye no kumva ijambo ry'Imana. Pawulo yandikiye Abafilipi igice cyaho cya kabiri umurongo waho wa 14 nibwo tugiye kuganira. Ariko munyemere yuko mbere yuko tuganira, munyemere mbanze senge. Nimara gusenga hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha, ndabakunda cyane, muri inshuti zanjye, muri abantu nkunda, kandi Imana yabaduhaye kugira ngo tujye tuganira namwe ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha rero. Turagushimiye mwami Yesu, ni wowe Imana yaduhamagaye, uri Imana idukunda. Njya nkunda kubwira abantu ko utazatujugunyanga. Umwana w'umuntu yatureka, imiryango yatureka, abavandimwe batureka, abatubatije batwihorera, ndetse n'abatwigishije primaire na za secondaire na kaminuza birashoboka ko nabo batakitwibuka, ariko uri Imana izirikana. Mu yandi magambo, ntabwo watujugunyanga kubera yuko niwe uduhetse ku mugongo. Ntabwo umubyeyi yakwijishura abana be. Niko Yesaya yavuze 49:15, aravuga ngo birashoboka ko mwe mwanyihakana, ariko njye ntabwo nakwihakana. Yaravuze ngo mbese umubyeyi yakwihakana umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? Ngo byashoboka, ariko wowe ntabwo watutererana, ntiwatwijishura. Cyubahiro cy'abakwizera, nshuti yabera, ntukabure icyubahiro tungana gutya isi yose ihari. Hari abadiaspora bari muri Amerika, Australia, Asia, Oceania ndetse na Europe, ndetse tutibagiwe n'uyu mugabane wa Afurika. By'umwihariko abanyarwanda aho bari muri iyi si, ntabwo twareka kuguha icyubahiro dushingiye ku byo wadukoreye. Waturinze mu gihe cyari kigoye, urangije uduhana umugisha, uhana umugisha igihugu cyacu, ndetse uranatwagura. U Rwanda ruranda rugera kure, amahanga aratumenya, kandi ntiyatumenyeho ibibi, agenda atumenyaho ibyiza, yaba mu buryo bw'iyobokamana, politike n'ibindi. Ntabwo turi abantu babi mwami, nabyo turabigushimiye. Warakoze kuduha ubwenge, warakoze kutugira abanyarwanda, warakoze kuduha igihugu cyiza, warakoze kuduha aho dusengera. Wagize neza mwami wanjye, nuhabwe icyubahiro. Nari mvuze ngo ntukabure icyubahiro duhari, turacyahumeka. Ntabwo turi Rusororo, nta nubwo turi za Musave n'ahandi, ntituri Nyamirambo aho bashyingura, ahubwo turacyariho. Ibyo bigaragara ko tugushimira. Iminwa yacu iravuze ngo nushimwe, imitima yacu itanyukiye imbere yawe. Urakoze mwami Yesu, urakoze kushimirwa n'abantu bawe, wagiriye neza. Twese dufatanije hamwe turavuze ngo icyubahiro ni icyawe, ndetse ntukabure icyubahiro muri iyi si. Rufata umwanya wa mbere. Urakoze nyakubahwa, tugiye kuganira n'abantu bawe ijambo ryawe. Mwuka wera w'Imana narishyigikire, ariherekeze umuntu wese ugiye kuryumva. Iri jambo ngiye kurivuga nka Theoneste, ariko biragoye ko umuntu yabasha gufashwa naryo atabasha kuriha umwanya. Mwemerera iki kiganiro, iki cyigisho kizagira umumaro. Urakoze mwami, uzacyumva azahindurwe n'ijambo ryawe. Urakoze kubyumvishije, mbisabye ndetse nizeye, ndetse nashidikanya kubimpaye, nizeye kandi izina rya Yesu, amen, amen. Murakoze cyane. Reka mbanze mbasuhuze, nongere kandi mbahe ikaze. Mbashuhuje mu izina rya Yesu Kristo wabambwe Golgotha, akabambwa tukabamburwa, agapfa akazuka, natwe tukaba twiteguye kuzapfa, ko yaravuze ngo ubwo yageragejwe ubwe abasha no gutabara. Ndetse mbwira abantu ubwo Yesu yapfuye akabasha no kuzuka,
natwe abazapfa, nibutsa abantu yuko turiho none ariko ejo tuzapfa. Abantu benshi batinya gupfa, ariko urupfu kubizera n'ibyishimo. Urupfu rw'umukunzi be, rw'abakunzi be n'ibyishimo. Rero ndagira ngo mbibutse n'iki kintu, turiho none ariko ejo tuzatabaruka. Mu yandi magambo, ibintu byose biriho bizagira iherezo. Uyu munsi turiho ariko ejo tuzatabaruka. Nshuti muvandimwe, mba ngira ngo nanabibutse ntitugakunde isi cyane nk'abazayirambamo, ahubwo twibuka ko ubwo Kristo yabambwe akazuka, yarabambwe arapfa arazuka, natwe ibyo byose, kuko Bibiliya yarambwiye ngo ntabwo umugaragu aruta shebuja, ntabwo natwe byarendeka kutugeraho, aho yaciye natwe niho tuzaca. Muririmbyi wa 200 yaririmbye indirimbo ikomeye, aravuga ngo intwari za Yesu. Yarari gusingiza intwari za Yesu, aravuga ngo bamwe bajugunyirwaga intare, izindi zikabatanyura, abandi bakabashyira mu rwobo, abandi bakababamba bacuritse. Arangije agiye gusoza aravuga ngo natwe dufashe tuzaba intwari za Yesu, twigane izo ntwari za Yesu, aho baciye natwe niho tuzaca. Nari mvuze ngo nukomere aho uri mu buzima urimo, wibuka ko uyu munsi wa none uri guhumeka, ariko ejo birashoboka ko Imana gutabarura. Ndakwifuriza kubaho mu buzima burimo Yesu, kugira ngo Yesu naza kugutwara azasange muri kumwe. Imana igumugisha. Birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye iyi video, cyangwa se unambonye jewe. Nitwa Niyonzima Toneste, ndi umukristo muri Torero rya ADEPR Paruwasi ya Kabuga, Itorero ry'Indera. Bishimira Imana ko Imana yampaye adresse naho mbarizwa. Ndi umukozi w'Imana, simvuga ngo ndi umuhanuzi, ndi umwigisha, hoya. Ndi umukozi w'Imana, ibyo byaba ari detail ndende. Ndi umukozi w'Imana, ariko nkaba n'umwana w'Imana, kuko umwana burya niwe amenya ibyo mu rugo. Ariko kenshi umukozi gusa, iyo ari umukozi ukora mu rugo rw'umuntu, hari igihe atamenya ibyo mu cyumba cyaba papa na mama. Ariko twebwe nk'abana, umwana burya ari mu rugo rw'iwabo, muri shambure ya papa wogeramo, kubera ko abafite uburenganzira ku babyeyi be. Niyo mpamvu ndavuga ngo ndi umukozi w'Imana, nkorera Imana nibyo, ariko nkaba n'umwana kwa data. Imana ishimwe, ndi umwana w'Imana. Rero namwe muri abana b'Imana, Imana iduhana umugisha. Munyemere dufatikanye ijambo Imana inshize ku mutima, kugira ngo turiganire, hanyuma ndababwiye ko ntazajya mbatindira. Ni ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice cya 2 umurongo wa 14. Haravuze ngo Abafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice cya 2 umurongo waho wa 14. Igice cya 2 umurongo wa 14 haravuze ngo dufatikanye gusoma. Nimba ufite Bibiliya ukunda ijambo ry'Imana, ndabizi hari abantu bakunda ijambo ry'Imana, iyo afunguye video yagiye kuri YouTube yabona ari ijambo ry'Imana akabatereka basi niyumvira ijambo ry'Imana, kuko hanze aha hari ibintu byitwa ingubishegu, hari abantu ari gusebya abandi, hari abantu ari kuvuga abakozi b'Imana, hanze aha birakomeye, ni igihe kitoroshye. Mbibutse ko iyi YouTube dukoreraho ni isoko ry'imburamumaro, ni hahandi umukristo ndabyiringiro bageze baravanguragura iki. Usanga ikintu cyitwa ukuri kitari kugurwa, abantu bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana akenshi usanga badakurikirwa. Ariko iyo umuntu asizeho ibintu by'ibishegu, abantu bambaye ubusa, abasambanyi, abantu bari gutongana, abiyitanga Imana, niba hari ikintu kare nabonye kuri YouTube kikambabaza, n'umuntu wahagurutse ngo yitwa ngo impano y'Imana, ngo ari gukora ibitangaza byakomeye, ni ukuri kw'Imana. Reka mbabwire, ariko ngo Imana ngo yamutumye, ngo nabonye ari guteza n'umuntu ngo inzoka, ngo bese ni ibintu bikomeye, ngo amuha amafaranga, arangije ngo aramupinga, ngo amuteze inzoka. Bene data bavandimwe, tugeze mu gihe gikomeye aho umuntu yiyitirira Imana yarangiza akiyitirira na Satani. Bese ni uruvangitirane, ni iri soko ryitwa isoko ry'imburamumaro, kuko nta kura benshi bafiteho. Nuza kubigenzura neza urasanga benshi, nunareba ibiganiro bikunzwe ni bya karabaye, hashyushye, ahari ibiganiro bishyushye, hari saga runaka, ariko abantu bafite ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bavandimwe, yaba mwari mukunze ijambo ry'Imana, iri jambo ni kumuririmbyi yaririmbye, aravuga ngo muryemere ribakuze kandi muryizere mu mitima yanyu. Ariko munkundire turyisomere, turifatikanye,
uryuze rikuryohere kandi rikubere inkomezi mu gihe kizaza. Abafilipi igice cya 2 nk'uko nari nabivuze umurongo wa 14 aravuze ngo mukore byose mutitotombana mutagishanya impaka kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'iki gihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Amen. Dusome 16 haravuze ngo mwerekane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone uko nzirata kuri wa munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba ntararuhijwe n'ubundi, uwera wa Isirayeli nahimbazwe. Munyemerere nongereho n'amagambo dusanga muri Yesaya igice cyaho cya 48 umurongo wa 17. Yesaya, Imana ishimwe, ndafashijwe mwana, uhabwe icyubahiro kuvuganye nanjye, ndakumvise uvuze ndakumva mwana, habwe icyubahiro. Yesaya 48:17 yaranditse ngo Uwiteka umucunguzi wawe, uwera wa Isirayeli aravuga ati, ni njyewe Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikugirira umumaro, ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Amen. Uwiteka umucunguzi wawe, uwera wa Isirayeli aravuga ati, ni njyewe Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikugirira umumaro, ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo, uwera wa Isirayeli niyubahwe. Amen. Haleluya. Ndagira ngo tuganire amagambo data ashyize ku mutima afite intego ivuga ngo uko byagenda kose Imana ituri imbere. Nubwo bimaze kwivanga ariko dufite uturi imbere. Ndagira ngo mbwira ngo ntabwo ibyacu byarangiye, nubwo ubona isi iri kwivanga gutya ariko dufite umurengezi, dufite Imana ituri imbere. Ubwo dufite Imana iri imbere yacu, iravuze ngo njyewe Uwiteka ni njyewe mbigisha abana banjye, Imana ishimwe, kandi nkabajya imbere kugira ngo mbereke ibibagirira umumaro. Ntabwo ibi bintu byose muri kumva ku ma YouTube ariko bifite umumaro, ntabwo ibyo abantu bari kuvuga byose bifite umumaro. Nudajya kumva ijambo ry'Imana ku ma YouTube cyangwa ahandi no mu nsengero, buriya ntabwo byose niko Paul yaravuze ngo byose ubundi turabyemererwa ariko ibitugira umumaro ni bikeya. Nawe rero nkugira inama, ndumva ndi mu mwuka wo kujya inama, wo kuganira n'abantu, ariko nanone kandi ntuje nakugira inama muri ubu buryo. Byose nibyo urabyemerewe kumva ndetse no kureba, ariko ibikugirira umumaro ni biki. Bibiliya ivuze iki? Biravuze ngo bene data mugeze mu gihe kigoye. Iki gihe Pawulo akivuzaho aravuze ngo ni igihe cy'ubugoryi, ni igihe kigoramye, ni igihe abantu bari kwihisha mu ijambo ry'Imana ariko ari abanyabyaha, ni igihe ibyaha byiyongeranyije, ni igihe ubutinganyi bubaye bwinshi, ni igihe ubusambanyi bubaye bwinshi, ni igihe abanywi b'inzoga babaye benshi, ni igihe nerasi edrome. Imana ishimwe, rakababwire ibihe biragoye, ni igihe abitwaga ko bakorera Imana basubiye inyuma, ni igihe n'uwitwa ko ari umuhanuzi atinya kuvuga ukuri, ni igihe tugezemo kiteye ubwoba. Pawulo yavuze ngo bene data muri icyo gihe kimeze gutya mwirinde, mugire imitima itariho inenge, kandi mutunge kwera kw'Imana kuko ibihe biragoye. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iki gihe kiragoye, ni igihe inshuti zashwanye, ni igihe umuntu ashobora kuba afite amafaranga wamuguza ukamubwira ati ndashaka kujya kwa muganga, agahita ati nawe urandembeje buri munsi. Waba ubizi neza ko hari icyo yakumarira, wanamuganyira akavuga ati nawe urasabiriza. Ni igihe abantu bari kwikunda, ni igihe abantu benshi banetse gusenga bakakurikira abapfumu, ni igihe Imana yacu bayiteye umugongo, bananiwe kwizera yabahamagaye, ahubwo bizeye abapfumu, bizeye ngo bamano z'Imana. Ariko reka mbabwire bene data, isi gushije ishado, isi irayenze. Yesaya bivuze 16 yaravuze ngo ndoze Yesu mwene Dawidi, igihe kiragoye. Yaravuze ngo ibihe biragoye, isi humanijwe n'abaturage bayo. Iki gihe kiragoye, igihe isi yose igiye kubura umuti n'urukingo rw'ibibazo abantu bose bari kwibaza rw'ubuzima turimo.
ejo umuntu yarambwiye ngo hano iwacu mu Rwanda ubu ikiro cy'isukari mu minsi ishize cyari 1300, ariko ubu cyatumbagiye cyageze ku 1800 hadaciyemo icyumweru. Tugiye ku isoko urebye uko ibintu bigenda bizamuka, umuti w'isabune waguraga icya3 ubu uri hafi 2000, waguraga icya7 plito uri 2000 hafi magana ngana. Ibintu byamaze kwivanga, ubuzima bugiye gukakara, ndetse n'akataraza kazaza, ariko kaza kagira. Reka mbabwire ko Imana yacu turi imbere. Abana b'Imana ntimutinye, Imana ishimwe. Yavuze ngo yewe Yakobo Isirayeli mwana wanjye, jewe nijya nkwigisha ibikugirira umumaro, ukwiye gucuzinga. Fransa yavuze ijambo ryiza, yaravuze ngo entre des mots il faut choisir le moindre. Hagati y'amagambo abiri ugomba guhitamo ijambo rikuru cyangwa se iryiza kuruta andi. Ntabwo ibintu byose biri kuvugwa kuri ku mashusho media ukwiye kubiforowinga, kubikurikira. Ntabwo inyigisho ziri kwigishwa nyinshi. Birakwiye ko Umwuka Wera guhishurira, ukamenya umukozi w'Imana uwo ari we, ukamenya abakorera Imana aba aribo, ukumva ijambo ry'umumaro. Reka mbahugure bene data, nimuyobe, Imana yacu ni ndayiguruzwa izuba. Birakwiye ko mufata Bibiliya mugasoma, mukaba concentré n'Imana yanyu. Tugeze mu gihe cyo gusenga umuntu ku giti cye. Ndizera ko mu nyumva. Jewe ntabwo ndi kuri YouTube kugira ngo mbona ama views, nta nubwo ndi gucuruza, emwe na channel yanjye ntirazamuka, nta nubwo iraba monetize, ariko nzavuga ukuri ku ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Narivuze ngo Yesu ashimwe. Wanyita uko wabivuga, kwafata kose, jewe ndi gushaka kubwira abantu ko Yesu niwe wenyine. Yesu niwe wenyine watutabara muri ibihe bigoye. Niwe wenyine wagira icyo akorera abantu, niwe wagira icyo amarira abantu. Ndashimira Imana ituri imbere. Ntiyaryama twashira, ntiyaryama twashira, ntiyaryama kuko twashira, haba no guhumza twashira. Satani yagambiriye kera. Reka iyi ndirimbo se nk'urekera ahangaha, ariko Satani yagambiriye kera kuzarimbura itorero ry'Imana, ariko rifite umurengezi. Imana ishimwe. Satani ntazadushobora, ibyo akora byose ntiyadushobora. Ndashimira Imana ko nubwo Satani ari kurwanya abera, ntabwo azadushobora. Abera turarinzwe. Bibiliya ivuze ngo bene data mube mu gihe cyo kutitotombana. Imana ishimwe. Paulo abwira Abafilipi, harababwiye ngo yemwe nk'Abafilipi mwe mubeho mu buzima bwo kutitotombana. Itorero ry'Ifilipi rababwira ngo nimwitotombane muri iki gihe, mwebwe mugaragaramo nk'amatabaza mu isi.